Turabasuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana nakomeza ganze. Muri uyu mwanya tunejejwe n'Imana ko ari Imana ikora ibikomeye, ni Imana yitamurura, ni Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera, izina ryayo nirihabwe icyubahiro. Turabasuje aho muherereye hose, amahoro y'Imana nakomeza ganze. Icyubahiro cy'Imana nigikomeze kiganze, uburinzi bw'Imana nibukomeze bubabeho. Aho mudukurikiye hose muri, Imana y'amahoro ikomeze kubagirira neza mu izina rya Yesu. Uyu ni umwanya Imana iduhaye, dukomeje gushimira mwebwe mwamaze gukora subscribe. Imana ibaha umugisha. Niba nawe utarayikora niwo mwanya wo kuyikora kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho mu bambere. Ndabizi neza ko hari icyo Imana igambiriye gukora, kandi Imana izajya ibana natwe. Izina ry'Imana nirishimwe, izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Ndakwifuriza gusangiza ubutumwa abandi rero, kugira ngo nabo nibabyumva bamenye ko Uwiteka Imana ari muri twe, kandi ko ari Imana ivuga bikaba yanategeka bigakomera. Imana y'amahoro ibaha umugisha, imbaraga n'amavuta mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwanya rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, turi busange mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Ijambo riri mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, turasoma duhereye ku murongo waho wa 6 tugeze ku murongo waho w'10. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, turahera ku murongo waho wa 6 tugeze ku murongo waho w'10. Reka dusome twumve icyo Uwiteka Imana ashatse kuvuganira natwe muri iri jambo. Hari intambwe 6 zaremwe mu mabuye, zashiriho kwiyeza nk'uko umugenzo w'Abayuda wari uri. Intango yose irimo inshuro 2 cyangwa 3 z'amazi. Yesu arababwira ati, mwuzuze intangwa amazi. Barazuzuza bageza ku ngara. Arababwira ati, nimudahe noneho mushire umusangwa mukuru. Baradaha baramushira. Bashira uwo musangwa mukuru. Asogongeye amazi ahindutse vino, ntiyamenya aho iturutse, keretse babahereza badasha amazi nibo bari babizi. Umusangwa mukuru ahamagara umukwe, aramubwira ati, abandi bose babanza vino nziza, abantu bamara guhaga bakabona kuzana izitaryoshye, ariko weho washinguye inziza abarizo uherutsa. Twakire neza ijambo ry'Imana. Muri uyu mwanya nshuti nkurikiye mwene data, Imana ivuganye nanjye irambwiye ngo agaciro kawe, agaciro ko wari warambuwe, Imana irakaguha. Imana iguhaye agaciro karenza ko wari usangana. Hari agaciro Imana iguhaye karenza ko wari ufite. Hari ubuzima Imana iguhaye burenze ubwo wari urimo. Agaciro ko wari ufite Imana iguhaye kandi karenza ko wari ufite. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo nuko bavugurura inzu y'Uwiteka. Inzu yari yarubatswe na Salomo, ngo barongera bayivugururira inkike, ngo kandi inkike zazo bari bavuguruye ngo zabaye nziza kuruta izambere. Yes, wari uriho, hari uburyo wari ubayeho, hari ibintu wari ufite, hari ubuzima wari urimo, ariko Imana ivuganye nawe ngo gaciro ko wari usanganwe ntabwo ari ukomeje kugira. Imana iguhaye kandi gaciro mu izina rya Yesu Kristo. Imana idufashe kandi tugirire neza. Muri uyu mwanya ndagira ngo nkubwire ngo reka kwiheba, reka kumva ibintu byawe birangiye, reka kuvuga ngo baransuzugura. Birashoboka kuko baragusuzugura, ndetse n'ibyo bashingiraho bagusuzugura nabyo birahari. Niyo banabyerekanye, niyo banabivuze ubona ko biriho. Ariko muri uyu mwanya Imana irambwiye ngo reka kwiheba. Agaciro ko wari waratakaje, Imana ivuganye nawe ngo karagarutse mu izina rya Yesu. Dusomye ijambo ry'Imana ritubwiye iby'uburyo ubukwe bw'Ikana. Ubu bukwe bw'Ikana, Bibiliya iravuga ngo habayemo ibintu byinshi. Uyu muntu ajya gucuza ubukwe, yatanze ama invitation, ngo amare gutanga ama invitation, uyu muntu yari yifite. Aravuga ngo mu bukwe bwanjye ntabwo umwigisha witwa Yesu yabura. Mwibutse ko Yesu yari umuntu w'umustar, yarazwi kuko yakoreshwaga n'Uwiteka imirimo n'ibitangaza. Yakoraga imirimo n'ibitangaza, yari Imana ubwayo. Rero ntabwo bene nk'uwo nguwo, niba umenya umuntu usengera umutwe ugakira, ntabwo urananirwa kumenya umuntu uzura abantu kandi si umwe azuye si babiri. Ntabwo urananirwa kureba umuntu w'umuyimpumyi atari umwe si babiri. Yesu yarazwi n'abana batoya bari bamuzi. Hanyuma ngo uyu mugabo w'Ikana arangije aramutumira. Aho Ikana murabizi muri Isirayeli hari ibintu byinshi bitandukanye, kandi mu bintu byari bihari icyo tuzi cyo nuko Isirayeli iri mu gihugu cy'ubutayu. Bivuze ngo nta mazi yahabaga, ariko muri protokoli yagombaga gutegurwa, uyu nyiri ubukwe nawe aravuga ngo ni ngombwa ngo bategure amazi,
kuko abayuda bagiraga umuhango, bagiraga umuco. Niba abayuda baragombaga guhura cyangwa se uri bujya ahantu hahurira n'abantu benshi, habaga hari intango nk'aho hanze. Twagereranya nk'iki gihe twigeze kugeramo cyitwa kandagira ukarabe muri covid. Umuntu wese uje muri ubwo bukwe akabanza agakaraba intoki, agakaraba ibirenge, yarangiza ahantu hose yumvamo umwana. Noneho mu bayuda ho bakarabaga ibirenge n'intoki nk'umuhango kugira ngo bagaragare ko biyejeje, ko nta byaha bagifite. Uyu mugabo rero mu bukwe nawe ategura ngo intambwe 6. Izi ntambwe 6 za muri protokole bari bavuze yuko ari zo kwiyeza. Umuntu wese ugomba kuza mu bukwe agomba gukaraba ibirenge n'amaguru, azitereka aho ngaho. Ngo buri ntango yose badahiramwe amazi inshuro 2 cyangwa 3. Aya mazi yashutswe muri izi ntango ni amazi y'ibiziba, nawe urabyumva, ni amazi atari meza cyane, ntabwo ari amazi yo kunywa. Umva amazi basutse mu ntango, kandi ntango zikoreshwa muri ubwo buryo, aho buri muntu wese aza agatoba y'amazi agakoramo, yarangiza akajya gukaraba. Ntabwo ari amazi, nawe reba amazi bashira muri za kandagira ukarabe, ni amazi aba atari meza, ni amazi mabi, akenshi usanga ari amazi y'ibiziba. Aya mazi rero ngo nyir'ubukwe arategura, aravuga ngo aya mazi agomba kuba hari. Ngo amare kubitegura, uyu munsi w'ubukwe warageze, abantu bose binjira muri ubwo bukwe, baragenda baravuga ngo tugomba kujya mu bukwe. Haleluya! Ngo bagere mu bukwe, ugeze mu bukwe bakamuzimanira, ugeze mu bukwe bakamuzimanira, ugeze mu bukwe bakamuzimanira. Baze muri uko kuzimana ngo vino zirashira. Zimaze gushira, ubu bukwe bwari bwatumiwemo Yesu ndetse na nyina. Ngo mu gihe zimaze gushira, Yesu nibwo yazanye n'abigishwa. Ndagira ngo nkwibutsa ka uyu mugabo mu guhamagara byonyine Yesu yari yishizeho riske, kuko gutumira Yesu byonyine, ubwo kwandika ngo Bwana Yesu uhamagaye abigishwa 12 nawe wa 13, n'akandi kavuyo karamenya ko Yesu ahanyuze, nabo bakaza bari kubyigana ngo tumubone. Ariko uyu mugabo yirengera ingaruka zose ziri buze kubivamo. Aravuga ngo icyo nshaka nuko Yesu anyerera mu bukwe. Lotala sidi kotele podovinivo. Mbabazwa n'umuntu utangira business ntararike Yesu. Mbabazwa n'umuntu wubaka urugo ariko ntahereze Yesu ubutumire. Mbabazwa n'umuntu utangira ministeri cyangwa se buri kimwe cyose ariko ugasanga ntabwo yahaye Yesu invitation. Yewe muntu wanjye, yewe muntu turi kuvugana, wubakiye kuki? Niki wizeye? Uyu mugabo w'ikana atumira Yesu, noneho na Yesu nawe abera ukundi, ahenga divayi zishize. Na nyina wa Yesu abireba ko zarangiye, abari bwaza. Mu yandi magambo yaraje kuvuguruza protokole zabo. Nubwo mwakoze iby'agaciro, nubwo mwakoze buri kimwe cyose, ariko kuba mwarantumiye ni njyewe ukemura ibibazo byagomba kuvuka mu bukwe. Reka nkubwire, niba waratumiye Yesu mu byo ukora ntugire ubwoba. Niba waratumiye Yesu muri izo nzira ntugire ubwoba. Mu buri kimwe cyose wamutumiyemo, ndakwifuriza kutagira ubwoba. Ngo Yesu hagira vino zishize rero, ngo nyina baramwegereye ati mwana wanjye. Uyu mugabo ntako atagize, ndetse no mu bamuteguriye protokole nanjye nari ndimo. Kuko urumva ntabwo nyina wa Yesu yamenya ko vino zashize atari umwe mu bahagaze kubigega. Ubwo bivuga ngo na nyina wa Yesu nawe bari baramushize ku mwanya wa protokole, ariko kubwo gusavinga nabi, kubwo kutamenya gusevinga, ndetse no kujya badaha bateganya n'ibiri buze kuba nyuma, baradaha kugeza ubwo zishize. Bibiliya iravuga ngo nuko Yesu Mariya yegera Yesu aramubwira ati mwana wanjye, nubwo uje ariko nta kintu uri bubone. Yesu aramubwira ati ariko se none ko igihe cyanjye kitaragera? Mariya ngo abyumve, abaragiye abwira abandi baseriveri bagenzi be, arababwira ngo icyo babwira cyose mugikore, kuko yumvaga yuko Yesu igihe cye nikigera hari akantu ari bukore. Ntabwo Yesu agira mu kibazo ngo asige kikiraha. Ntabwo Yesu agira mu marira ngo asige ayo marira gihari. Ntabwo Yesu agira mu burwayi ngo asige ubwo burwayi buhari. Ntabwo Yesu agera mu madeni
ngo asigaye amadeni agihari. Ndagira ngo nkubwire ngo humura, ubwo Yesu ahari ibyo bibazo byawe birakemuka. Bibiliya rero ivuze iki? Iravuga ngo nuko Yesu aragenda yegera babahereza seriveri, aragenda yegera intango 6, ngo arebye asanga ni amazi y'ibizi barimo, ngo arababwira ngo aya mazi mugende musoma andi mazi, muswema andi mazi agere ku ngara. Ngo barasuka buzuza amazi ageze ku ngara. Urumva ni amazi mabi, ntabwo bagombaga kuyaburayo. Ngo Yesu arangije ngo aravuga ngo nimudahire umusangwa, ngo nimudahe mushyire umusangwa mukuru. Ndagira ngo nkubwire, amazi yaragenewe gukaraba nayo bagiye kuyashyira kuri high table, bayashize kuri table d'honneur. Kuri table d'honneur niho bayajyanye, agaciro kawe kagiye kugaragara. Aya mazi nta byiringiro byo kugera kuri table d'honneur, kuko aya mazi nayo kubiyo hirya mu byondo aho bari gukarabira, bamara gukaraba bakasiga inyuma n'intango byose bakabisiga inyuma. Ntabwo bagomba no kumenya, ntabwo aya mazi akwiriye no kugera ku bantu bari inyuma mu bukwe. Ariko Yesu yahaye agaciro, agiye kuri table d'honneur ku mukwe mukuru. Ngo umusangwa mukuru ngo asome n'umukwe mukuru, ngo baratungurwa, bumva ahubwo ni divayi iryoshye kuruta izo baranje. Imana igiye kuguha uburyohe, Imana igiye kuguha isura, buri muntu wese uzayibona, buri muntu wese uzabyumva, buri muntu wese uzabitekereza azavuga ngo ni Imana yampaye agaciro. Imana iguhaye agaciro aho bagusuzuguriraga, Imana iguhaye agaciro muri yo karitsiye wari urimo bagutereragamo amabuye, Imana iguhaye agaciro aho ayo magambo yavugirwaga, Imana iguhaye agaciro aho wari warambariye ubusa. Bagiye gutungurwa bavuge ngo ntabwo twari tuzi ko nawe byamubera, ntabwo twari tuzi ko nawe aribye, ntabwo twari tuzi ko nawe byagira icyo bimumarira. Ubonye agaciro karenze uko weho wabitekerezaga, ubonye agaciro karenze uko weho wabyumvaga, ubonye agaciro karenze uko abantu babibonaga. Imana iguhaye agaciro, Imana iguhaye agaciro, Imana ikwambitse imbaraga, Imana iguhinduriye amateka, Imana iguhinduriye izina, Imana igushize ku musozi w'ibyishimo, Imana iguhojeje amarira. Amazi y'ibiziba ahawe agaciro ajya kuri table d'honneur. Abantu bazaga bakayatoba, ntabwo nzi ibyagutobaga, ntabwo nzi ibyagusuzuguraga, ntabwo nzi ibyakumenyeraga. Buri muntu wese araza akavuga uko abyumva, buri muntu wese araza akakubona uko akubonye, buri muntu wese araza akagufataho ijambo. Ariko se agaciro Imana iguhaye ko kagiye kukuzamura ukagera ku rundi rwego rudasanzwe. Imana yo mu ijuru ikurengere, Imana yo mu ijuru ikurwanirire, Imana yo mu ijuru ikwambitse imbaraga, Imana yo mu ijuru igufata ukuboko. Ndimo ndabona agaciro kawe mbere y'uko uku kwezi kurangira, mbere y'uko uyu mwaka urangira. Imana iguhaye agaciro wowe nkurikiye, Imana irakaguhaye. Izina ry'Uwiteka Imana rihabwa icyubahiro. Reka dusengane. Imana Data, mu izina rya Yesu, urakoze kubw'agaciro umpaye, urakoze kubw'imirimo yawe ukoze, urakoze ko wihesheje icyubahiro. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Mana ngakomeza uganze aka gaciro umpaye, abadayimoni bakomeze batsindwe, abazimu bakomeze baburizwemo, icyubahiro cyawe gikomeze kiganze gukura umwami w'abantu. Ngakomeza weje icyubahiro kandi ukomeze kwamamara, ubwiza bwawe bukomeze buganze, undindira agaciro kumpaye kandi ukomeze kunsigasira, kugira ngo Data wa twese nanjye menye uburyo bwo kugasigasira. Ngakomeza uganze kandi ukomeze gukora ibikomeye, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana y'amahoro iguhe umugisha, Imana ikwambisha imbaraga, ubwiza bw'Imana bukubeho.